Yes, ndagushuje ukomeje kucyana ibiganiro byacu ntande bisanzwe kuri Good People Show, subscribe, like, share, comment dukomeza kubona ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Wamuri kumwe nanjye Shakman nanyangwe nyamuneka mutarakora subscribe kuri iyi channel, urimo uracikanwa kabisa, urimo uracikanwa n'amahirwe menshi cyane, urimo uracikanwa n'inkuru nyinshi cyane zigezweho. Sasa rero utangiye ubona iyo mibare, ukavuga si ibi ni ibiki, ariko ndagira nkubwira ngo abantu bamenya iyi mibare icyo ivuze cyangwa se icyo nshatse gusobanura ni 1% cyangwa se ni nka 0.5 cyangwa se 0 kuko nta muntu wapfa kumenya imibare ikisobanuye, cyangwa se nta muntu wapfa kwibwira ngo se ibi bisobanuye iki, kubera iki imibare nyizanye, kubera iki iyi mibare nyitangije none iki kiganiro, cyangwa se kubera iki imibare ariyo ntangije iyi nkuru yacu, cyangwa se kubera iki imibare ariyo ntangije ibi bintu. Sasa rero ndagira nkubwire ngo ibi ngubu ni uburyo bushyashya sasa bwagezweho bw'abantu benshi bari gukoresha batangamo ruswa. Abantu batazi, ndajya manze nkubwire mbere ko nkubwira amakuru, ngufite amakuru menshi agiye atandukanye, mu kanya ndaguhita nkubwira amakuru yandi agezweho, cyangwa se andi makuru wamenya muri aka kanya agezweho, ariko ndajya manze nkubwire ko no nkuru ya mbere ngomba kubanza kukubwira ni uburyo abantu bari gutangamo ruswa muri iyi mibare. Sasa iyi mibare abantu benshi ntago mwamenya ngo isobanuye iki, kubera iki imibare, kubera iki nanditse imibare, abantu benshi ntago mwamenya iki isobanuye pe. Ndajya mbabwira ko nta numwe wapfa kumenya iki imibare isobanuye, kereka abantu bake cyane kwijana bamenye imibare. Sasa rero imibare nago mwamenye icyo bisobanura, ariko maje kugira gutya mwese mwahita mumenya icyo nshatse gusobanura, ngize gutya mwese mwahita mumenya icyo ndi gusobanura. Sasa rero ndi gusobanura iki? Ubwo ndi gusobanura amafaranga. Sasa ni ubuhe buryo noneho bushyashya ruswa iri gutangwamo hakoreshejwe imibare nk'iyi ngiyi. Reba nk'uyu mubare uhera ahangana, ndakeka mwese muri kuwureba. Uyu mubare nguyu hano kuri iyi noti, ndakeka ari nguyu hejuru, mwese muri kuwureba hano 504 ni uyu nguyu n'ubundi uhera nka kuri 504. Sasa rero uburyo noneho iyi ruswa iri gutangwamo, sasa rero umuntu aragenda agafata nk'agapapuro nk'aka ngaka gaciriritse, kuko nari nabyanditse ku gapapuro gaciriritse, sinabyanditse kuri rimu, nyine nabyanditse ku kantu kari aho ngaho, nyine agapapuro k'ikayijana musanzwe mwese muzi. Impamvu rero nabyanditse kuri agapapuro ni ukugira ngo mbereke buryo ki noneho biri gukorwa bite. Sasa bari gufata agapapuro nk'aka ngaka bakakandikaho imibare nk'iyi ngiyi. Ubundi iyi mibare ibiri ku note zose, ariko ntago ibisa nk'uko mubibona bitandukanye. Izi ni note 10 nanditse, ubwo ni 50, ariko noneho ntago imibare yose murabona ko itandukanye. Buri note rero yose igira umubare utandukanye n'uwindi, na code yabitandukanye, ntago babihurira ni nka nimero y'umuntu cyangwa se nimero y'indangamuntu uko ziba zimeze, murabizi mwese ntago ziba zisa. Sasa rero n'amafaranga nagira inote zigira iyi mibare itandukanye. Sasa rero kugira ngo abantu benshi cyane bibacange cyangwa se bikora iki, baragenda agafata agapapuro nk'aka ngaka kugira ngo atangemo ruswa mu buryo bwe runaka. Agafata agapapuro nk'aka ngaka akakandikaho umubare w'inote runaka. Nk'izi note nyine nanditse 10, ubwo yashatse ko ari ibihumbi 50. Sasa rero ibi ngibi ntago we abyandika atyo, kuko inote zose nakubwiye ko zazifite akantu gatandukanye. Murabona nk'iyi ngiyi zazifite zose nako imibare itandukanye, ntago wamenya ngo iza 5 nizi cyangwa se iz'igihumbi nizi. Nk'iyi ngiyi ni inote y'igihumbi, mwese murayireba, murebe yo umubare ifite. Nubundi nayo ni imibare iyi ngahera, ni imibare 7 nayo. Iyi mibare 7 no ku note ya 500 naho iriho. Imibare 7 no ku note ya 500, no ku note ya 500 nayo ndayibereka, ngiyi imibare nayo iriho. Murabibona nubwo hano ndanyicuritse, kandi nayo ni imibare, yo ni imibare 8 ndakeka. Hanyuma kuri iyi note nayo ya 2 nabwo byose ndabikwereka. Iyi note ya 2 nayo murabibona ifite imibare, imibare nayo ni 7, nayo muri kuyireba neza, ndakeka mwese muyitegereza. Sasa rero ati ni gute bari gutangamo iyi ruswa? Sasa rero mu buhe buryo bari kwitangamo? Arafata inote nk'izi ngizi akandika code zazo. Izi code zo inakaba arizo yandikira, akazandika ku gapapuro gaciriritse. Hanyuma wenda nimba ari za 5 ahita agira atya, murabibona, agatashyiraho wenda hano 5. Ubwo bigaragaza we n'undi wenda bitewe na ruswa ashaka kumanda, akavuga ati nzawe wenda ruswa ya miliyoni, wenda n'urugero miliyoni. Hanyuma sasa agatandikaho hano 5 yari izabi. Ubwo ni ku nundi bakoresha inote nkuru, ntabwo bajya apfa gukoresha inote ntoya kuko byabarika nabi nyine. Busano yashyiraho 2 cyangwa 5, wajyana ya 5. Bo bakunze gukoresha inote ya 5, hano bakandikaho 5. Iyo banditseho hano 5, iyo banditseho hano inote bakandikaho 5 gutya, bahita noneho bajya hasi, urumva, agatandikaho gukuba, ukabyandika nk'uko ubona ndi kwandika njijisha. Wenda akandikaho wenda nimba ari nka miliyoni, yandikaho wenda gukuba, agatandikira hano wenda gukuba, wenda agatandikaho gutya 2.0. Wowe ibi bintu umuntu agwaye igipapuro kimeze gutya, ntabwo wamenya ngo ibi bintu bisobanuye iki. ndakeka urupapuro nandi uguhaye nka kuba wenda agenda urushyira umuntu runaka ntabwo yamenya iki kintu ibintu bisobanuye. Nta muntu wapfa kumenya ibi bintu icyo bisobanuye.
mu byumve neza ibi bintu ko byanditse nk'aho urupapuro rwanditse gutya ntago wamenya ibi bintu icyo bisobanuye. Kumbe ngiye nanditseho kari inote zingana gutya za 5 kuko wenda ntashatse kwandika inote miliyoni wenda hano gutya zose ngo nandike inote hafi magana ngahe ubwo ni inote 100 zigize intuza miliyoni ni inote 100 ni inote amaye nkabyo ntago bindeba ntago ari ibintu najemo cyane. Sasa rero ubwo birumvikana ko miliyoni ubwo igizwe n'inote 200 ndakeka ni inote 200 yashuru ndakeka nafa ngaho ubanza ari inote 200 nari kurwa mbitinda ibi ngibi. Sasa rero ubwo ntago wakanika inote zose 200 zigize ya miliyoni ntago wakanika inote 200 we wiyandikiraho inoti ashobora kwandikaho nk'inoti 10 cyakandika inote 20 akandika inoti bitewe n'uko wenda we abirambukiye ariko hano hasi aha hasi niho we ahita ashyiraho umubare noneho w'inote ashaka. Niba avuze 10 gukuba 20 urumva ubwo ni inote zingahe? Ni inote 200 nyine zigize ya mafaranga ngahe ya miliyoni. Ntabwo mu byumva neza. Hanyuma rero sasa aba byumva ariko turajyanda keka noneho yarangiza akaguha nk'agapapuro akara nk'umwana cyangwa se nk'umumotari ni urugero bitewe n'umuntu wenda ashaka guha iyo ruswa akabati agaca agapapuro akakazinga neza akabati nshyira umuntu runaka. Wa muntu runaka nayo wa wundi bagahaye yakareba abona nta kintu cyahadanje nyine kiriho simple that nta birenze nyine abona ari ibisanzwe biri aho ngaho abona ari ibintu bisanzwe. Urabona uwo muntu akubwa vuba ati wenda asanga tibi ntago bindeba ntago ibintu wabikritika cyangwa se ngo bisobanukirwe cyangwa se ngo bisobanure utabibonye. No mbavuga ngo mukore subscribe kuri channel kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro byinshi babigiye bitandukanye. Yaguhaye gutyo uragenda ugahereza wa muntu ashaka kuyiha cyangwa se ukabona agenda ugahereza secretary we nayo yakareba akavuga ati wenda wasanga ari ibyangombwa by'ubutaka wenda ari nka nimero z'ubutaka yagiye abandikira KP GC KC IT GPAM KU GY GI JK. Urabona ni ibintu tasobanukirwa wani gukuba 5 nako hano akariho 5 hano 20 bajyana amanota y'abana mu ishuri ariko abazi izi code babazi icyo bari kubwirana. Sasa rero nanone hari n'abandi batanga amaruswa akandika iyi mibare kugira ngo naza nibizaba ingaru azatanga imibare avuga ati namuhaye amafaranga naya dore namuhaye amafaranga afite izi code. Abantu bazi ubwenge inshuti zanjye aha hantu rero niho nkubwira ngo mujye mwitondera ibintu cyangwa se umuntu aguha agapapuro nk'aka ngaka ujye ubanza checking umenye ese niki kiri. Benshi bari gukoresha ruswa muri ubu buryo agatanga ruswa muri ubu buryo ku buryo utamenye ikintu ukoze kandi ukamufasha kuyikwirakwiza nawe wakabona uko kameze gutyo ukagatanga wumva ari ibintu biri simple bisanzwe ntacyo bivuze ntacyo bimaze ukumva nyine ni ibintu biri aho ngaho. Sasa rero nkubwira ngo kora subscribe kuri channel. Sasa reka twikomereze n'amakuru yacu abagiye agezweho atandukanye. Amakuru yacu sasa agezweho noneho yo nayahereka twigarukire ku nkuru zacu ku makuru abagiye atandukanye tuba tugiye tukubwira ariko nkomeza kukubwira ngo nyamuneka jye wibuka gukora subscribe kuri channel kugira ngo uduhe natwe credit ibintu byose tuba twakoze ibiki byose tuba twaguhaye ibintu ngingo zigiye zitandukanye tuba twaguhaye amakuru agiye atandukanye nawe nyamuneka jye duhemba wenda kudukoraho subscribe ukoreho comment ukoreho like kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Sasa rero iburasirazuba polisi yerekanye abantu 5 bakekwaho kwiba miliyoni 25 na telefone 600 aba nabajura ruharwa. Polisi y'igihugu yeretse itangazamakuru abasore 5 ikurikiranyeho ibikorwa by'urugomo birimo gukomeretsa abantu no kwiba amafaranga y'u Rwanda miliyoni zisaga 25 na telefone 600. My goodness. Mudasobwa n'ibindi. Umuvugizi wa polisi y'igihugu mu ntara y'Iburasirazuba CP Twizeyimana Hamdun kuri uyu wa 5 yatangaje ko kuri wa gatatu n'uyu munsi nyine byabaye yatangaje ko abo basore batawe muri yombi ku wa kabiri tariki ya 10 Gicurasi 2025 bakaba bari mu kigero cy'imyaka iri hagati 19 na 26. Yavuze ko bari bamaze igihe bakorera ibikorwa by'urugomo mu turere twa Kayonza na Gatsibo. Ati ni ibikorwa bamazemo igihe kuko umukuru muri bo atubwira ko amaze imyaka 3 abikora. Aba basore kuko ari 5 babiri bava indimwe undi ni umubyara wabo ndetse n'abaturanyi babo babiri. Urumva ko umuryango wagushije ishyano. Yavuze ko iryo tsinda rigizwe n'abasore 6 hakaba hafashwe 5 umwe akaba yatorokeye mu gihugu cya Uganda. Polisi kabikomeje
kumushakisha. Ni ibikorwa by'ubujura bakekwaho gukora mu bihe bitandukanye. Polisi ivuga ko bategaga abantu bakabambura hafi y'akarere ka Kayonza n'ahitwa kwa Surura, aho imihanda ibiri ihurira uva i Rwamagana n'undi ujya Ngoma. Ku muhanda ujya i Kibungo naho bita ku Badive, ku muhanda ujya i Nyagatare bakaba bavuga ko bamaze kubikora inshuro 5. CP Twizeyimana ati babikoraga bambaye impuzankano z'abanyerondo, bagiye biba ahantu hatandukanye ndetse banafite n'intwaro gakondo, imihoro, amapiki n'amabuye. Yunzemo ati hari aho bagenda bagapfumura inzu bakinjira, noneho abandi bagasigara hanze bafite imifuka y'amabuye bafite imifuka yuzuye amabuye bari butere buri muntu wese uza ahahuruye. Umuvugizi wa polisi y'igihugu mu ntara y'Iburasirazuba CP Twizeyimana Hamdun, polisi ikomeza ivuga ko abo basore biyemerera ko bagize uruhare mu bujura ku itariki ya 24 Mata 2025 bwabereye Kiramuruzi mu karere ka Gatsibo, aho batoboye amaduka 2 bahiba telefone 8 na radio banakomeretsa n'umuzamu. Abo ngo banagize uruhare mu bujura bwabereye i Gahini mu karere ka Kayonza, aho bita kuri video ku itariki ku itariki ya 3 Gicurasi 2025, aho bishe ingufuri y'inzu y'ubucuruzi bayinjiramo batwara telefone 150 na mudasobwa igendanwa, banakomeretsa ushinzwe umutekano muri uwo mudugudu ndetse banatera amabuye abaturage bari baje gutabara. CP Twizeyimana yumvikanishije ko bakomeje kwiyoberanya bambaye ibipfuka amaso mask n'intoki mu buryo nta wari kubamenya. Ati ku itariki ya 14 Gicurasi 2025 bagize uruhare mu bujura mu iduka ry'uwitwa Hirwa, biba telefoni 500 n'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 3 yari mu iduka, bakomeretsa n'umuntu wari hafi aho. Ku cyuma gisya baniba n'amasaha 5 mashyashya. Yunzemo ati ku itariki ya 1 Gicurasi 2025 bateye kuri MTN Center bica urugi binjiramo, biba amafaranga y'u Rwanda miliyoni 8 yari arimo, baterura umutamenwa warimo miliyoni 15, bananirwa kuwufungura bawuta mu muhanda. Yakomeje avuga ko icyo gihe banahibye telefoni 2 zigezweho smartphone, banakomeretsa umuzamu n'umukozi kuri station ya lisansi bari biyaje gutabara. Polisi y'igihugu ikorera mu ntara y'Iburasirazuba yatangaje ko ibyo bikorwa by'urugomo ikomeje kubihashya, aho bijyana n'ibikorwa byabereye mu karere ka Kayonza Rukara, aho abakora ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro mu buryo butemewe bise Wazalendo, aho bagera kuri 55 batawe muri yombi bakekwaho gukora urugomo rwo kwibasira abaturage. Nanone kandi mu karere ka Bugesera, polisi iherutse guta muri yombi abasore 3 muri 6 bakekwaho gutega abantu mu nzira bakabambura. Izi nsore se mwugacwa mwe nibazifate rwose bazikanira uzikwiye, kuko abasore byo barembeje uduce twinshi cyane, barembeje amakaritsiye menshi cyane. Saho honyine n'ahandi hose bazahagera. Muri kumwe nanjye Shackman, amahoro y'Imana abane namwe nahejo, naho ku munsi w'ejo tuzaturi kumwe. Mukore subscribe, mukoreho comment, mukoreho like. Bifuriza ijoro ryiza abaryamye, bifuriza igitondo cyiza ababyutse, bifuriza umunsi mwiza mwese mukomeje kubaho mukurikiranye ibi biganiro. Muri kumwe nanjye Shackman, salam shalom.